Abiganjemo abagabo bo mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze bavuga ko guhindura imyumvire bagafatanya nabo bashakanye kwita ku bana birimo gutanga ibisubizo byiza mu gukemura ikibazo cy'imirire mibi mu bana. Kera abagabo twe tuzi ko tutagomba guteka, tutagomba no kuja no gushaka inkwi cyangwa se kujya kuvoma cyangwa gufata umwana. Dusigaye dufasha abadamu bacu. Tubona ko umwana iyo agwingiye mbere na mbere n'ubundi agwingira no mu bwonko n'imitekerereze, nta kintu yigeza ko akaba yaragwingiye akiri umwana ni uw'umuryango. Mbere na mbere umugabo akavuga ati umwana ni uwanjye. Abagore nabo bavuga ko uruhare rw'abagabo rwigaragaza muri izi gahunda. Abagabo ba Kimonyi bakiriye neza kwita ku mwana, yishimira ko wa mugore we atwite, wa mwana bagatangira bakamwitaho kugira ngo azabyare umwana umeze neza nyine utari mu mirire mibi. Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA ushinzwe kurengera ibidukikije Nizeyimana Aimable avuga ko bikwiye kumvikana neza ko umwana atari uw'umubyeyi umwe. Twese abagabo ugomba kugira uruhare mu burere bw'umwana kugira ngo umwana ahabwe bwa burere, ahabwe n'ayandyo yuzuye kugira ngo akure azabe nk'umwana igihugu cyifuza. Mu karere ka Musanze hari amarerero 799. Serugo Aimable umuyobozi w'umuryango wita ku bana SOS mu ntara y'Amajyaruguru avuga ko mu myaka 3 iri imbere bazafasha iyi ntara kongera umubare w'abana bitabira amarerero. Amarerero nukuyongera kuko yarahasanzwe muri aka karere by'umwihariko ka Musanze kugeza byibuze mu mwaka wa 2027 tugomba kuba dufite abana bagera ku 9500. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Bwana Kayiranga Theobald avuga ko bitanga icyizere cyo gukemura iki kibazo. Ko tugeze kuri 21%. Wabona ko nibura biri kugenda bimanuka ko twatuvuye kuri 27, ariko ntituragera hashimishije kuko gahunda ya leta nuko nibura twagombye kuba tugera kuri 15%. Ko ubona imbaraga turi gushyiramo muri gahunda, ukabona uburyo mu mirenge, mu centre de santé, mu marerero, adufite icyizere cy'uko mu mibare nibura leta yihaye 15% natwe nko mu karere ka Musanze tuzayigeraho. Mu mwaka wa 2011 guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gutangiza gahunda mbonezamikurire y'abana bato mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi n'ibibazo by'igwingira ry'abana. Kugeza ubu ingo mbonezamikurire mu gihugu hose zigeze ku 31,505. Ubushakashatsi bwa gatandatu ku buzima bw'imibereho by'abaturage bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bwerekana ko 33% by'abana bari munsi y'imyaka 5 mu Rwanda bafite ikibazo cyo kugwingira. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 NST2 igaragaza ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari hazashyirwa imbaraga mu kurwanya imirire mibi ku buryo gwingira ry'abana rizava kuri 33% rikagera kuri 15%. Manizabayo Jeannette mu karere ka Musanze.